Ese wari uzi ko Marijoze zifite ibintu bitangaje cyane? Dore ibintu bitanu wamenya kuri izi nyamaswa zitangaje. Icya mbere, Marijoze zifite ibirenge bihariye bizifasha kurira ku bintu bisanzwe. Harimo n'ibirahure kubera uturemangingo duto tumatira twitwa setaye. Siri. Icya kabiri, bitandukanye n'iyindi miserebanya Marijoze ziravuga. Zikoresha amajwi atandukanye nko gusifura no kujugira mu kuvugana. Icya gatatu, Marijoze zishobora kwikuraho umurizo mu gihe cyo kwirwanaho ngo zicike abanzi. Umurizo urongera ugakura. Icya kane, Marijoze nyinshi zikora nijoro, zikaryama ku manywa. Icya gatanu, Marijoze zirya ibintu bitandukanye, harimo udukoko, imbuto ndetse n'ubuki bitewe n'ubwoko. Marijoze ni ikimenyetso cy'ubuhanga bw'ibinyabuzima. Ntiwibagirwe gukora like na subscribe kugira ngo umenye andi makuru atangaje ku nyamaswa.